Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi y'108 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Haravuga ngo iyi ndirimbo ni Zaburi ya Dawidi. Mana, umutima wanjye urakomeye, ndaririmba ni koko ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanjye. Neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Uwiteka, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zisumba ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Amena. Imana ishimwe iduhaye iki gitondo kugira ngo tuyishime. Turashimira Imana, icyumweru kirashize twari tumaze iminsi dukoresha amaraso ya Yesu, kandi amaraso ya Yesu twarayahawe, arakomeye cyane. Habayeho kubohoka, habayeho byinshi. Usubije inyuma abagendanye nanjye muri iki cyumweru, usubije inyuma mu buzima bwawe uzasanga hari ibintu byinshi byagiye bikoreka muri iki cyumweru kubw'amaraso ya Yesu, n'ibindi uzagenda ubibona buhoro buhoro, uzagenda ubohoka kuko amaraso ya Yesu twarayakoresheje mu buryo butandukanye. Rero uyu munsi ndagira ngo dushimire Imana yaduhaye ubwo buryo bwo gusenga dukoresheje amaraso ya Yesu. Kongera dushimire Imana idukanguye amahoro, tubyutse turi bazima, tubyutse tumeze neza. Kandi ndagira ngo iri jambo turisome turihuze n'ubuzima bwacu, ubundi dushime Imana. Ahangaha yari Dawidi, ariko iyo turihuje n'ubuzima bwacu twebwe turirebera kuri uyu munsi, iyi saha nyine twicaye dusenga ubu tuyisomye rero gutyo ubu ngubu, kandi kuri uyu munsi, kandi ikaba ari njyewe uyisomeye, ntabwo ari Dawidi ntakiriho. Umuntu aravuga gutya ngo iyi ndirimbo ni Zaburi ya Mame Ebenezer. Mana, umutima wanjye urakomeye, ndaririmba ni koko ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanjye. Neberu n'inanga ninkanguke, nanjye ndakanguka mbere y'umuseke. Mukanguke, nanjye ndakanguka mbere y'umuseke. Uwiteka, ndagushimira mu moko, ndakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zisumba ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Amen. Reka dushimire Imana imbabazi itugirira, umurava w'Imana. Ushimire Imana no muri rusange ibyo yakoze n'iby'imbaraga. Haleluya. Mukanguke dushimire Imana. Zinduka usenge, fungura umunwa usenge. Dore uyu yari Dawidi, uyu munsi ni twebwe. Dushimire Imana, duhamye Imana, duhamye imirimo y'Imana. Tubwire umutima wacu ngo komera ushime Imana. Ibyo turi gucamo byose ntajye kitubuza gushima Imana. Dukomere, ahubwo dushimire Imana. Turirimbe, duhanike turirimbe. Uyu ni umunsi w'indirimbo zo gushimira Imana. Aho uri uze kuririmbira Imana, uyihimbaze. Kore ku mirya yawe y'inanga 10, ubyinire Imana, ushimire Imana. Nimukanguke mbere y'umuseke. Uwiteka, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga. Abo uri kumwe nabo, amahanga ashobora kuba abanyabyaha batarakizwa, uririmba ishimwe kandi ubabwire no ku mirimo Imana yagukoreye. Amahanga ashobora kuba ari ibihugu bitandukanye, abo muri kumwe bari mu bihugu bitandukanye, uririmbira Imana kandi ubahamirize Yesu, uhamirize ku mirimo y'Imana no gukomera kw'Imana no gukora kwayo, kuko imbabazi zayo z'Imana ari ndende zisumba ijuru, n'umurava ukagera mu bicu. Haleluya. Reka dusenge. Ndagushimira Mwami, imbabazi zawe ni ndende, nizo mpereyeho, kubera ko waduhaye amaraso yawe Yesu. Ndayashimira amaraso yawe meza, amaraso y'igiciro cyinshi. Ndagushimira kubw'amaraso yawe, ndagushimira ubu buntu waduhaye. Icyumweru kirashize, ndagushimira Mwami. Uyu munsi twifuje kugushimira, twifuje kugushyira hejuru, twifuje gushyira hejuru izina ryawe ryera. Haleluya. Warakoze kuduha Yesu,
warakoze Yesu, warakoze kutwemera, warakoze kumena amaraso yawe ku bwacu. Ndagushima. Shimwa Yesu, shimwa ibyo wakoze, shimwa kubw'impano y'agakiza, shimwa kubw'impano y'ubuzima. Ni wowe uvuga ngo tubyuke tukabyuka, kubaho ni wowe ubiduha. Ndagushimiye umurava wawe kuri twe, ugera mu bicu ndetse urenga ibicu, ugera kure, kubera ko umurava wawe uratwihutisha ukatugeza kure. Umurava wawe Mwana, urukundo rwawe, ineza yawe. Haleluya. Uwiteka we, ndagushimira uyu mwanya, ndagushima. Abatakuzi n'abakuzi bamenye ko Uwiteka ari wowe Mana, ni wowe Mana ikora ibitangaza, ibikomeye n'ibyoroheje, ni wowe Mana yihagije, ni wowe Mana ishobora byose, ni wowe Reshadayi, umugaba w'ingabo Sabaoti, ni wowe Adonayi, Mana nyamara, ni wowe Jehova Rafa, Mana ikiza, ni wowe Jehova Shalom, ni wowe utanga amahoro, ni wowe Mwami w'amahoro, ni wowe Nyiramahoro n'ubuntu. Ndagushima Mwami, dukangukiye kugushima, dukangukiye kuguhimbaza. Wakoze kuduha uyu munsi, wakoze kudusukira ubuntu bw'umunsi bwo kugushima. Muri byaririmbye ngo ariyo migisha twabara twasanga ari byinshi, ni byinshi wadukoreye Mana. Njye nicara nkibuka aho wankuye mu bugumba, aho wankuye mu byaha, aho wankuye mu bagome, mu nkozi z'ibibi, aho wankuye, aho wagiye uvugana nanjye, aho wagiye ugendana nanjye. Yewe Yesu we, iyo mu bwana urandinda, uyu munsi ndiho. Yewe Yesu we, ndahagaze. Mwami, 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 yo mu bukumi urandinda. Yesu we, Yesu, umukobwa bwanjye urandinda, ntarakumenya Yesu urandinda. Ayiwe Mana, ndagushima Mana, hari ibintu byinshi wankoreye, warambohoye, waranyijije, wagiye ungarukaho kenshi, wagiye unyongera kurama. N'uyu munsi iminsi ndimo n'inyongezo yawe Mwami, ndabyibutse. Wagiye unkura ku iseta, wagiye unyirira neza Mana we, ndabyibutse. Iki cyambuza kugushima Mana, umutima wanjye ukomere, nubwo hari ibyo nkirindiriye, ariko nibutse ibyo wakoze, nibutse imbabazi zawe Mwami, nibutse ubuntu bwawe, urukundo rwawe Mwami. N'uyu munsi mukesha ubuntu bwawe, mukesheje imbabazi zawe. Ubishimirwe Mwami, ubishimirwe Mwami, ubishimirwe Mwami, ubishimirwe Mana. Wankuye kure umpa agakiza, wankuye kure no mu buzima busanzwe, wankuye kure. Ayiwe, ibyo wankoreye Mana we, ni ibitangaza gusa. Hari igihe nibaza ibibazo nagiraga ukuntu nabiciyemo, hari igihe nibaza ukuntu wagiye umfasha, ukuntu agiye mpaca. Hari igihe nibaza iyo ntakumenya ngo unyigishe gusenga, unyigishe kuza nkakubwira ibyanjye, ngo umenye ijambo ryawe rimfashe rinkomeze muri urugendo rw'agakiza. Wumva ndihe Mana, ndagushimira kuba wamfashe ukankomeza, wamfashe amaboko, waramfashe urankomeza Mwana. Ndagushimira Mwana. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe ibihe byose. Icyubahiro kikuzamurirwe ni wowe Mwana, kikuzamurirwe kubw'amashimwe ari mu mitima yacu. Hari n'ibyo wagiye ukora mu ibanga, hari n'ibyo twagiye dusengera mu ibanga, ibyo byose ukabikora. Mana yankoreye ubukwe we, n'imfubyi ntagira shinge na rugero, sinzaceceka kubivuga ko niwe wantabaye atari wowe. Wumva ndiye Mana yampaye abana, ubugumba we, nguraho igitutsi, ndabyibutse we. Mana wagiye unkiza, banarapfuye. Mana warantabaye muri korona, warantabaye muri iki igihugu cyahakanye Imana, ariko ukakiturindiramo, ukagipfa abana natwe abakristo tukirimo. Ayiwe, ukakiturinda, ukaturinda umuvumo wawe wo guhakana Imana, ukawuturinda. Yesu ushimwe n'ibindi utarakora uzabidukorera. Ushimwe uri mu ruhande rwacu, ushimwe uradukomera, ushimwe uraturinze, ushimwe uratwumva, ushimwe. Numva nuzuye kugushima Mana, warinze umuryango wampaye,
ndagushimira ko ntavuka njyenyine, wampaye abavandimwe. Ndagushima Mwami, ndagushimira wampaye inshuti. Yesu we, wampaye abo dusengana, sinsenga njyenyine, wampaye abo dusengana. Ndagushima Mana, ndagushimira. Ndagushimira Yesu, mu mwuka ntuntererana. Ndagushimira kuri Imana ivuga. Ndagushimira kubw'ijambo ryawe wampaye. Ndarisoma nkumva nguwe neza. Ndagushimira Mana, uhimbazwe. Akira gushima kwanjye iki gitondo, ushima. Akira gushima kwanjye, akira gushima kwanjye Mana. Nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko, akira icyubahiro, akira icyubahiro, akira icyubahiro. Akira amashimwe yanjye Mana. Uko ngenda gushima uyu munsi, wakire gushima kwanjye. Uko ngenda mwibuka nkakubwira ngo ugende ubyakire Mwana. Uyu munsi nifuje kugushima. Tugushime Mwana. Uzumva iyi audio yose, uzareba iyi video yose, azagushima. Tujye twibuka wadukuye, tuzabivuga twibutse ko Mana waduhaye Yesu, twongere tugushime. Twibutse ko Yesu waduhaye umwuka wera, twongere tugushime. Kuko tutari twenyine, kuko Yesu uri mu ijuru, umwuka wera ari kumwe natwe, agendera muri twe, abana natwe. Umwuka wera ndagushima, watwemeye, kwemera kubana natwe, kwemera kugumana natwe, ukabukora mu isi y'ibifatika, urakora mu isi y'umwuka, urakora ndetse n'izikuzimu hose urahagera. Urinda kumirwa wowe. Ndagukunda mwuka wera w'Imana. Ushimwe Yesu, ushimwe Yesu umukiza, ushimwe Yesu umukiza, ushimwe Yesu umukiza, wubahwe. Haleluya, Yesu ni mwiza. Haleluya, Yesu ni mwiza. Haleluya, Yesu arakora. Haleluya, Yesu arakora. Yesu arashoboye. Haleluya, Yesu arihagije. Yesu arakwiriye. Urakoze Mwami, urakoze Papa. Turagushimire Mwami, himbazwa none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Imana ishimwe. Umunsi mwiza, nawe ushimira Imana. Reka nkwibutse, niba ari ubwa mbere, ukore subscribe cyangwa se s'abone. Ariko kandi n'abandi twese twibwe gukora share cyangwa se partage. Shalom.